urabona rero hano mwabonye itimu imeze neza cyangwa skore imeze neza, ariko no kuvuga ngo ndabwira yonyine katurebe abakoraliste ba message bari hano bashira ibiganza byabo hejuru tubakire message. Mwe kubakira rero muraza uko mwe mumfashe kwakira bagenzi banyu, yego mwihute muri abasore n'indirimbo imwe, noneho izindi gahunda turazibabwira nyuma. Chabutira, amwari kwa kabuga chuna dotumenya.
wacu Yesu amaso yacu katwereka ibibuturinda twese twatangara abagufite bameze nk'umusozi ukomeye kandi utabasha kunyeganyezwa dukumuraba wayisukanganyute kubera ko bizeye Yesu barashinganye abagufite bameze nk'umusozi ukomeye kandi utabasha kunyeganyezwa dukumuraba wayisukanganyute kubera ko bizeye Yesu barashinganye Abisiraheli bavamye Egiputa berekeza i Kanani urabarindura bakomeza batambuka ahumutse natwe nibyo twifuza kugira ngo tugeze i Kanani ibituhiga byose ibidukeneye mu rugendo gukomera kugira ngo tuzarusoze amahoro abagufite bameze nk'umusozi ukomeye kandi utabasha kunyeganyezwa n'umuraba wasukanganyute kubera ko bizeye Yesu barashinganye abagufite bameze nk'umusozi ukomeye kandi utabasha kunyeganyezwa n'umuraba wasukanganyute kubera ko bizeye Yesu barashinganye n'umuraba wasukanganyute kubera ko bizeye Yesu barashinganye n'umuraba wasukanganyute kubera ko bizeye Yesu barashinganye Yes. Twese duti be message sikoze cyane reka dusabe rero groupe ize nayo itambutse indirimbo 7 ariko nyabuneka amena itera ingufu yego nibarira izuba rero amena sinzi kibazo mufite kwizera yuko twabikosora murakoze ese shimwe abarindi mu gihe barimo kuza ndashima Imana ko ngeze aha ngaha mvuye icyangugu imodoka twageze mu nzira yapfa batutumiza hindi tugeze ku Kibuye polisi abashoferi ibaremesha inama ubwo rero nago bateka polisi ngo gira vuba ubwo iyo mpamvu nakerewe ndashima n'Imana ko kumugoroba inkorora yarinyishe nta kibazo ubu ngubu akaba ari nta kibazo yakize izina ryawe rihimbazwe ni byinshi nashimira Imana bivuze ntabwo nava aha ngaha ni byinshi cyane nkimara kugisaba igitaramo nahise ndwara malaria bakimara kukinyemerera nahise ndwara malaria ubwo ko Satani azira ibintu by'indirimbo ukaze akamaro indirimbo zifitiye abizera n'abaziririmba bazirimbye neza bashize umutima ubwo rero nyaboneka indirimbo mujye mudusabira naho tubyishe muvuye ngo Mana bafashe ibikurikiye babikore sibyo ubwo rero nibyo nababwira ubutumwa bugiye guca ngaha bwose ari twebwe namwe budufashe tuzahure mu ijuru mu izina rya Yesu.
ese shimwe nanone handimbo imfasha ituma nkuru umurimo nshizeho umwete yaramfashije niyo umutoza wacu wicaye hari dufasha ku majwi yitwa ngo ndibuka umugaragu wawe mana Obadiya ibindi murabyumva mu kanya yaza akadufasha kuririmba kugira ngo iramfasha cyane ituma nkuru umurimo nshizeho umwete ni coach wacu toza amakora menshi ahangaha no muri za mindi hose yaza akadufasha amwita James Uwiteka Imana yibutse imirimo myinshi
ibyiza bakoze maze itanga igisubizo abo bana bararokoka bishyuye amadeni yose ibyo kwishyura birasaguka ababishimye hejuru bose bakorwa n'isoni ntukigere winubira gukorera Uwiteka ibyo ukora Imana ifite aho ibyandika ndetse izaguha imigisha irenze ibyo wakoze wowe yikorere ntacyo uzayiburana ntukigere winubira gukorera Uwiteka ibyo ukora Imana ifite aho ibyandika ndetse izaguha imigisha irenze ibyo wakoze wowe yikorere ntacyo uzayiburana ijisho wa mugore na n'ubu iracyariho reka kwiheba ibyawe byose irabizi yibwira ibikubabaje waburiye igisubizo yiteguye kukubera igisubizo Hello.
n'ukuri ntabwahera igihe cyayo kigeze arasohora nshuti tegereza nshuti ibyo yasezeranye biraje hari ibyasohoye yari yarabivuze kera cyane amasezerano y'Imana n'ukuri ntabwahera igihe cyayo kigeze arasohora nshuti tegereza nshuti ibyo yasezeranye biraje hari ibyasohoye yari yarabivuze kera cyane iyo igihe cyayo kigeze arasohora ndabwo ahera tegereza nshuti wihanganye Imana ndabwo yivuguruza yasezeraniye Aburahamu bazabyara umwana w'umuhungu Aburahamu arabyizera aritegereza yihanganye kwihangana bitera kunesha yabyaye umwana w'umuhungu kwihangana bitera kunesha ujye wihangana mu bibazo byawe amasezerano y'Imana n'ukuri ntabwahera igihe cyayo kigeze arasohora nshuti tegereza nshuti ibyo yasezeranye biraje hari ibyasohoye yari yarabivuze kera cyane amasezerano y'Imana n'ukuri ntabwahera igihe cyayo kigeze arasohora nshuti tegereza nshuti ibyo yasezeranye biraje hari ibyasohoye yari yarabivuze kera cyane Imana n'ukuri ntabwahera igihe cyayo kigeze arasohora nshuti tegereza nshuti ibyo yasezeranye biraje hari ibyasohoye yari yarabivuze kera cyane azabona ubugingo bw'iteka muntu weremera Imana cyangwa na twese tubahe Imana twumvire amategeko yose uko ari icumi nk'uko bikwiriye muntu w'Imana umvira Imana yawe muntu w'Imana umvira Imana yawe kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha muntu w'Imana umvira Imana yawe muntu w'Imana umvira Imana yawe kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha
tuzitiza n'ukuri kumvira mwe ayanduka yareka muntu waremera imana cyo ngwino twese twubahe imana twumvire amategeko yose uko ari icumbi nk'uko bikwiriye muntu w'Imana umvira Imana yawe muntu w'Imana umvira Imana yawe kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha umvira Imana yawe muntu w'Imana umvira Imana yawe kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha Timitegereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa se idahanuwe ahubwo nge naje kuyakomeza muntu waremera imana cyo ngwino twese twubahe imana twumvire amategeko yose uko ari icumbi nk'uko bikwiriye muntu w'Imana umvira Imana yawe muntu w'Imana umvira Imana yawe kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha muntu w'Imana umvira Imana yawe kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha muntu w'Imana umvira Imana yawe kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha Allah izina Yesu rifite imbaraga ikomeye hari abandiseye bagakora ibitangaza byinshi cyane intumwa zizeraga iryo zina zigakora ibitangaza byinshi cyane zazuye Tabita wafashaga imfubyi n'abapfakazi no ku rusengero zakijije ikirema kiragenda zakijije ikirema kiragenda izere izina rya Yesu rifite imbaraga ikomeye nitwizera izina rya Yesu tuzakora imirimo itangaje hahirwa uwizera akageza imperuka azabona
ubugingo buhoraho. Izere izina rya Yesu rifite imbaraga ikomeye. Nitwizera izina rya Yesu tuzakora imirimo itangaje. Hahirwa uwizera akageza imperuka, azabona ubugingo buhoraho. Kwizera kuzuye n'ukwizera wumvira amategeko, kuko byanditswe ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Yesu ati umuntu nkunda azitondera amategeko yanjye yose uko ari 10. Bakoze Imana dukore twizera izina Yesu. Yesu akiri mwisi yarayumviye yose uko ari 10. Yadusigiye urugero tumukurikize. Izere izina rya Yesu rifite imbaraga ikomeye. Nitwizera izina rya Yesu tuzakora imirimo itangaje. Hahirwa uwizera akageza imperuka, azabona ubugingo buhoraho. Abizera iryo zina bafite amahirwe menshi cyane. Nibajya gusengesha hanze y'iri torero kuko hari Imana. Kwizera kwatumye inyanja icikamo, haboneka umuhanda mwiza barambuka. Mose yarizeye yumvira Uwiteka maze arambura ingoni ye hejuru y'amazi y'aya nyanja itukura. Kuko kwizera Yesu bambuka bishimye. Twizere izina rya Yesu rifite imbaraga ikomeye. Nitwizera izina rya Yesu tuzakora imirimo itangaje. Hahirwa uwizera akageza imperuka, azabona ubugingo buhoraho. Izere izina rya Yesu rifite imbaraga ikomeye. Nitwizera izina rya Yesu tuzakora imirimo itangaje. Hahirwa uwizera akageza imperuka, azabona ubugingo buhoraho. Izere izina rya Yesu rifite imbaraga ikomeye. Hahirwa uwizera akageza imperuka, azakora imirimo itangaje. Hahirwa uwizera akageza imperuka, azabona ubugingo buhoraho.
ishyari ntiribiturikiryeho ahubwo dukunda abandi nk'uko twikunda dukunda n'Imana tumvira izidutegeka ishyari ntiribiturikiryeho ahubwo dukunda abandi nk'uko twikunda dukunda n'Imana tumvira izidutegeka kundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ibyo nibyo bikwiriye njye nawe kundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ibyo nibyo bikwiriye njye nawe kugirira ishyari mugenzi wawe kumigisha Uwiteka yamuhaye nawe usabe Data twese aguhiyawe reka kugirira ishyari mugenzi wawe kumigisha Uwiteka yamuhaye nawe usabe Data twese aguhiyawe kundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ibyo nibyo bikwiriye njye nawe Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ibyo nibyo bikwiriye njye nawe Ishari aberi murumuna we ababazarimbuka twe turege tuzajya mu ijuru Ishari agiriye ishari Yesu mu ijuru kandi agiriye ishari aberi murumuna we ababazarimbuka twe turege tuzajya mu ijuru kundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ibyo nibyo bikwiriye njye nawe kundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda
ibyo nibyo bikwiriye njye nawe kurisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ibyo nibyo bikwiriye njye nawe Imana izahanagura amarira ku maso yabo kandi urupfu ntiruzongera kukundi cyangwa kuribwa Imana izahanagura amarira ku maso kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ibyo bizibagirana kuko bisaba bishize Imana izahanagura amarira ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ibyo bizibagirana kuko bisaba bishize tugiye kuzagira buriye mu isi tuzabana ibihe byose tugiye kuzagira twaburiye mu isi tuzabana ibihe byose gerageza n'ibikomeye biri imbere bazashikama ku mategeko 10 y'Imana bazemera kurenganwa bashikame mu kuri tugiye kuzagira twahuriye mu isi tuzabana ibihe byose tugiye kuzagira twahuriye mu isi tuzabana ibihe byose iwacu mu ijuru tuzanezerwa kuko tuzaba twanesheje
utagira sinabona uko mbivuga mugenzi wanjye ndahagukumbuje abawe bose bapfuye bizeye uzababona nzababona yo azaba umunezero utigeze kuba hano ku isi kuzahabura nta gihombo kiruta icyo ndashima tugiye kuzagira tubaranye n'abacu bahuriye mu isi dusangire na Yesu tuzabana ibihe byose ndashima tugiye kuzagira tubaranye n'abacu bahuriye mu isi dusangire na Yesu tuzabana ibihe byose ndashima tugiye kuzagira tubaranye n'abacu bahuriye mu isi dusangire na Yesu tuzabana ibihe byose ndashima tugiye kuzagira tubaranye n'abacu bahuriye mu isi dusangire na Yesu tuzabana ibihe byose buri wese azabazwa ibyo yakoreye mu isi akiriho byaba byiza cyangwa ibi byose azabihemerwa ukora ibibi natabyihana azarimbuka naho ukora ibyiza akabikorana urukundo no kwizera uwo azabona ubugingo haranira kuzaba aho heza aho tuzabana kuri rukundi tuzahora mu munezero gusa tuzishimana n'abo mu ijuru n'abo twabuze haranira kuzaba aho heza aho tuzabana kuri rukundi tuzahora mu munezero gusa tuzishimana n'abo mu ijuru n'abo twabuze uraneza ukiriho kuko utazi umunsi uzapfiraho garagaza Yesu mu byo ukora no mu byo uvuga imyambarire imirire n'ibyo byuma byose bigaragaze ukorera ari we Yesu imico yacu igaragaze igaragaze uwaducunguye haranira kuzaba aho heza aho tuzabana kuri rukundi tuzahora mu munezero gusa tuzishimana n'abo mu ijuru n'abo twabuze haranira kuzaba aho heza aho tuzabana kuri rukundi tuzahora mu munezero
tuzishimana n'abo mu ijuru n'abo twabuze. Komeza icyo ufite nshuti utakinyagwa, kurikiza ibyo umvire mu ijambo ry'Uwiteka, twere imbuto zikwiriye abihanye by'ukuri, ibyo dukora tubikore twizeye kuzahebwa muri ubu buzima, kandi tuzimane na Yesu. Haranira kuzaba aboheza, aho tuzabana kuri rukundi, tuzahora mu munezero gusa, tuzishimana n'abo mu ijuru n'abo twabuze. Haranira kuzaba aboheza, aho tuzabana kuri rukundi, tuzahora mu munezero gusa, tuzishimana n'abo mu ijuru n'abo twabuze. Kuzaba aboheza, aho tuzabana kuri rukundi, tuzahora mu munezero gusa, tuzishimana n'abo mu ijuru n'abo twabuze. iki cyambere ntakirangiriye, murakoze. barako mukabiro muraza. Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana ni nziza cyane rwose. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi cyasi turarya kandi twese turataha tugize ute rwose. Udashaka guhaga we narahaga koko. Reka duhereze umuyobozi atugezeho idaje kutugezaho iminota mikeya. Sashimwe tugiye kureba amakorali azadukorera muri iki cyumweru. Ejo mu gitondo ni impanda, nimugoroba bazafatanya na Blessed Hope ya Busanganya, zatwigisha icyiciro cy'icumi bitandatu n'inzabarinda Rizafari. Kuwa kabiri nabiringiye bacyanika, mu gitondo bazafatanya nimugoroba na Blessed yo mu Gasizi. Kuwa gatatu inshuti z'ijuru za Mikinyiro n'abakunda Imana bazafatanya nabo nimugoroba. Noneho kuwa kane ni Peace Choir ya Mikinyiro izafatanya na korali Intumwa. Kuwa gatanu New Hope na Joy Family, abo nabo bazafatanya. Kuwa gatandatu Urubuto kubera ko ari abana batoya bazaba bagiye kuja mu bizamini, mu gitondo bazafashwa na korali Tumwitegure ya Cyanika. Ubwo rero uko niko amakorali azakora muri iki cyumweru. Imana izabidushoboze mu izina rya Yesu. Mwese muhaguruke dusenge. Mwese hadasigaye n'umwe. Uhoraho Mana igira imbabazi n'impuhwe, turagushimira kwaduhaye umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'umutekano, umunsi w'ikiruhuko ari wo Sabato. Izina ryawe rishimwe. Turagushimira ko uyu munsi twasubijwemo imbaraga. Turakwinginze ngo imbaraga twahawe
twongere ubutwari bwo kuzatura mu bwami bwawe. Turagushimira ukuntu ufashije abaririmbyi mu ndirimbo bakwamamaza, buri wese yumvishe rimwe cyangwa menshi mu magambo baririmbye rimukora ku mutima. Turakwinginze urihindure ubugingo bwacu, bizaduhesha ubwiza mu bwami bwawe. Nanjye mbagaze imbere z'ubwiza bwawe, ndabaringe izina ryawe rihabwa icubahiro. Ni wowe mwanditsi mukuru wandikishije ibyanditswe byera, ni wowe ufite ubwenge butagerwa ushoboye kubisobanura. Turakwinginze ngo nguko wandikishije Bibiliya ariko uyisobanurira ubwoko bwawe, ubidukizanye twese, tubisabye mu izina rya Yesu. Umunsi umwe nk'uko Shadaraki yabivuze, abanyeshuri bamaze gukora ikizamini, abanyeshuri babiri baratsinzwe. Mu ishuri rimwe abanyeshuri babiri bakoze ikizamini mu bandi, barangije bagenza ute? Baratsindwa. Bamaze gutsindwa, umwarimu abaha icyo bize amahirwe ya kabiri. Icyo bize amahirwe, amaze kubaha amahirwe ya kabiri, arababwira ati rero mwa abanyeshuri mwe mwembi muzaza mwongere musubire mu kizamini mwakoze kugira ngo mu amahirwe yo kwimuka. Abanyeshuri baraza batanga mwarimu wabo aho ngaho bagombaga gukorera ikizamini. Bamaze kumutanga, mwarimu araza arinjira asanga icyumba barakoreramo ikizamini giteguye. Mwarimu arinjira, amaze kwinjira nuko abwira abanyeshuri ati ntabwo murandika ahubwo murasubirisha mu magambo, ndababaza musubiza kugira ngo ducunguze igihe umwete nimurangiza mutahe. Nuko mwarimu amaze kwicara mu ishuri ahamagara umunyeshuri wa mbere, amubaza ibyo agombaga kumubaza. Aramubaza, arangije mwarimu aterave ati sawa uratsinze, ubonye amahirwe yo kwimuka, Imana ihabwa icubahiro. Nuko wa munyeshuri agisohoka, umwana wa kabiri ugiye kwinjira wari ufite ubwenge ngo afite mu mutwe ngagasuku, wagira ngo ni memory card bashize mu bwongo bwe. Nuko abaza mugenzi we ati mbwira bakubajije ibihe usubije ibihe. Nawe aramubwira ati rero njyewe ndago ndakubwira ikibazo n'igisubizo, ahubwo usubize ngo icya mbere ni Zidane, icya kabiri ni Nyiragongo, icya gatatu 1978 byaranze, mu 1980 birakunda, icya nyuma bamwe barabyemeza abandi barabihakana. Umwana amaze babikubise mu mutwe arabizingatira. Nuko amaze kubifata neza aragenda na confidence nyinji yiyamini ati mwarimu ndamupfuka. Siko abanyeshuri muje muvuga tindagenje ute? Ndamupfuka. Nuko acinjira mu ishuri, mwarimu aramubwira ngo witwa nde? Umuhungu ati nitwa Zidane. Icya kabiri, nyoko yitwa nde? Mama yitwa Nyiragongo. Bwa gatatu mwarimu aramubaza ngo wavutse ryari? Aramusubiza ati mu 1978 byaranze, mu 1980 birakunda. Maze mwarimu arashoberwa kuko we yabanzaga kumubaza imyirondoro ye, ariko yibaza ukuntu uyu mwana yavutse mu arishano riragwira abahu. Mwarimu amaze kurakara azamura umujinya
amaze kuzamura umujinya yitegereza wa mwana aramubwira ariko sha warasaze. Maze umunyeshuri aramubwira ngo umva mwarimu, bamwe barabyemeza abandi bakabihakana. Nshuti zanjye bakundwa, tumaze imyaka myinshi twarabatijwe, tumaze imyaka myinshi tuza mu materaniro, tumaze imyaka myinshi turirimba, tumaze imyaka myinshi tubwiriza, tumaze imyaka myinshi tubwiriza, ariko ikibazo gikomeye ni iki: ahari ibyo byose tunyuramo, iyo mihango yose y'itorero, ahari yatwise ayo mazina twitirirwa, dushoboye kwatura n'akanwa kacu n'imibereho yacu ibyo twizera? Aho bamwe ndibabyemeza abandi bakabihakana. Ndashaka twigane isomo rimwe dusanga muri Luka igice cya 8. Luka igice cya 8 niho hari ishingiro ry'icigisho cyacu. Turahera ku murongo wa 43. Nyuma yuko Yesu yirukana ingurube nyinshi mu mundu wari utewe n'abadayimoni, ndizera ko icyo cigisho twacize ejo bundi, umuntu wari umaze utewe n'abadayimoni ingurube, badayimoni bakaja mu ngurube, maze uyu mundu agasigara ari gutanga ubuhamya. Yesu yategerejwe n'abo mu mudugudu umwe. Uwo mundu amaze gukira gutanga ubuhamya, nuko Yesu ava ahandi aragenda. Ageze mu wundi mudugudu asanga abantu bamutegereje, kandi byari bikwiriye ko bamutegereza kubw'ibitangaza yakoraga. Imana idufashe cyane kugira ngo Umwuka Wera ashobore kuvugana n'imitima yacu. Asanze abantu bamutegereje, kandi abantu bari benshi. Hariho umugabo waje afite ikibazo cy'umwana we wari urwaye kandi agiye gupfa. Uyu mugabo yari yaje ngejo saa 6, ngejo hashize saa 6, aragenda. Umunsi ukurikiyeho hari saa 6 abageze mu iteraniro ryo Yesu arimo. Uyu mugabo Bibiri tubwira ngo yitwa Yayiro. Nuko ageze muri rya teraniro abwira Yesu ati, ariko Yesu abari bamukeneye bari benshi, bari kubyigana kugira ngo buri wese amuture ikibazo cye. Reka nsabe buri wese Umwuka Wera mugenderere, buri wese ature Yesu ikibazo cye, kuko Yesu niwe ushoboye gukemura ibibazo dufite muri iyi minsi. Yesu niwe ushoboye gukemura ibibazo dufite. Yesu niwe ushoboye gushirisha mu bikorwa ubukristo bwacu. Yesu niwe ushoboye kudukiza kuba abanyamihango n'abanyamigenzo. Imana ishimwe cyane. Muri guseka ariko birakomeye. Sinababwiye ngo Satani atera kwinshi. Amen. Nuko rero muri rya teraniro hari umugore wari ufite ikibazo, nawe azari kubyigana. Uyu mugore yari yarahawe akato. Kuko mu mabwiriza n'amategeko y'Abisirayeli, umuntu wese wari uri mu mugongo, umuntu wese uri mu mihango, ntabwo yagombaga kwinjira mu iteraniro ry'Abisirayeli. N'uwagombaga kumubona wese yagombaga kumusunikisha igiti kugira ngo atagira uwakoraho akamwanduza. Akagenza ute? Akamwanduza. Nuko uyu mugore aca inyuma y'abantu, kuko bose bari barangamiye Yesu bashaka kuvugana nawe, bashaka kumureba. Nageze ku murongo
wa 43 igice cya 8 cy'igitabo cya Luka. Nuko uyu mugore abyigana mu bandi, abandi kuko barangamiye Yesu ndihagira n'umwe umwitaho. Ibyanditswe biratubwira ngo uyu mugore abantu bari baramumazeho ibintu bye, ari kuja hirya no hino ari kwivuza, kandi ibyanditswe biratubwira ngo iyi ndwara yari yimaranye imyaka 12. Wowe urangije imyaka ingahe muri iri torero? Uri umunyamihango, uri umunyamigenzo, uririmba, ubwirizwa, icyaha cyawe bakagikoraho umunsi ku wundi, umubwiriza akaza akagukoraho, undi akaza akavuga ku cyaha cyawe, nawe ubwawe ukabwiriza uri kuvuga ibyaha by'abandi ariko nawe ubifite. Ni imyaka ingahe umaze warabatijwe ariko uri umunyamigenzo n'umunyamihango? Umugore wari warahawe akato aracengera arasesera mu mutima, ari kwibwira ngo umva, sindamubwira ngo angize kuko ndatuma bose bandangamira bandebe, ahubwo njyewe ndakora ku mwenda we, isoko y'amaraso iri muri nge irakama. Uko kwizera Imana ikuguhe mu izina rya Yesu. Nuko uyu mugore aragenda, arangije ngo akora ku kinyita cy'umwenda wa Yesu, maze agikozaho urutoki gusa, yumve muri we isoko y'amaraso yatembaga irakama. Imana ishimwe cyane. Dufite Imana ifite imbaraga, ishobora guhagarika ibifite imbaraga byose, ishobora guhindura ibidahinduka. Dufite Imana ifite imbaraga, ishobora byose. Iyo Mana ibiyange nawe muri uyu mugoroba. Ibyanditswe byera biratubwira ngo nuko Yesu yumva ko hari ikimukozeho, yumva ko hari imbaraga imuvuyemo, kandi iyo mbaraga yakoranye na Yesu n'uyu mugore, kuko uyu mugore isoko y'amaraso yatembaga yari igenje ute? Yari ikamye. Ibyanditswe biratubwira ngo umugore mu buhanuzi bisobanura iki? Itorero. Mbese itorero urimo, mwene data ngugize itorero rya Gasiza, mwene data uhagarariye itorero mu mudugudu utuyemo, ibyigisho wize, ahari ndabwo wakomeje kuba umunyamihango. Abaririmbyi ngaba bakaza n'amakorari yandakaza, agakora kuri kimwe, agakora ku kindi, agakora ku kindi, ariko hehe imyaka igashira indi gataha utarigeze wihana. Byarakunaniye. Ababwiriza bakaza, ukumva ibibwiriza hirya no hino, njya mbabazwa nuko bagenda bagashira televiziyo iriho umubwiriza muri kabare, iriho indirimbo zikaze cyane, maze bakabwiriza ariko ugakomeza ukicara hahandi ugasohoka uko umwanditsi yanditse mu gitabo cy'inama zigirwa itorero ati, abakristo benshi ngo baraza bakagenda, bakabwiriza bagasubirayo, bakabwirizwa bagasubirayo, ngo bakaba ngo nguko urugi rwikaragira ku mapata yarwo, nguko urugi rwikaragira. Umwaka umwe urugi ruri hahandi, imyaka 2 bakaza bagakingura, mwari mwasanga rwimutse. Niko abakristo b'uyu munsi tumeze. Ibibwirizwa byaraje ari byinshi, ariko bavandimwe guhinduka ndako. Uyu munsi dukeneye guhura na Yesu. Uyu munsi dukeneye guhura na Yesu, maze ya mihango dukora mu itorero, Yesu ng'umugabo w'itorero akaduhindura abagore, maze ibyari imihango bikava mu mwana, kandi uwo mwana ugereranya imico myiza, ingeso nziza z'abera.
reka dusabe muri uyu mugoroba ngo Imana idukize kuba abanyamihango, ahubwo iduhindura ubwoko bwatoranijwe, ngo ubwo agiye kuza azasange twarahuye na Yesu. Isoko y'amaraso idudubiza muri twe, isoko y'amaraso y'ubunyamihango ihagarare none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Arakoze cyane. N'ubundi aho kumva bagize ute? Mugomba kumva twese tugafatana tukagira ute? Tukumva. Ni ukuvuga ngo rero hano n'ubundi dufite amakorali menshi cyane. Yego, ndo muratinda ariko nanone haracyari kare. Yego, reka ture tumbere Yesu ahiri, ishyira ibiganza hejuru tuyirebe. Mwihute n'indirimbo imwe noneho murabona mukurikireho. Izuba rituvira rikarabagirana, ikumucyo w'ijuru wasabye umutima, wawukuye w'ibyamanjwe utanga zibihishwe, uko mu mutima wanjye nahatuje umukiza. Mbega umucyo w'agatangaza wansabye umutima, ineza y'Umwami Yesu. Umwana witwa Rusi bamushatse ababyeyi be bamubuze, ahari nasanga ababyeyi be hari haruguru. N'umuzi amubwire azamuke haruguru, ubwire butari bwaza kuko ndi kubona umubyeyi ashaka kuzamuka agiye kure. Twese tumuri imbere tumuhimbaza iteka ryose, vuza impanda yumvikane hose ko Yesu agiye kuza, tumuherere kane hose, azazazanye icyubahiro twese tumuri imbere tumuhimbaza iteka ryose. Ari hafi, ari hafi, ari hafi, dore ageze ku bicu, twitegure uwo mukiza agiye kugaruka, azasange tumwiteguye. Ari hafi, ari hafi, ari hafi, dore ageze ku bicu, twitegure uwo mukiza kugaruka, azasange tumwiteguye.
yivugirize mu nyanja hose ko Yesu agiye kuza yivugirize no mu bikombe imiyaga ijya nayo makuru ko Yesu agiye kuza nimuze tumuhimbaze yivugirize mu nyanja hose ko Yesu agiye kuza yivugirize no mu bikombe imiyaga ijya nayo makuru ko Yesu agiye kuza nimuze tumuhimbaze ari hafi ari hafi ari hafi dore ageze ku bicu twitegure uwo mukiza agiye kugaruka azasange tumwiteguye ari hafi ari hafi ari hafi dore ageze ku bicu twitegure uwo mukiza agiye kugaruka azasange tumwiteguye ari hafi ari hafi dore ageze ku bicu twitegure uwo mukiza agiye kugaruka azasange tumwiteguye nataye gahinda kose ntabwo nkitayeho kukunyambika amahoro ameze nk'umwitero Yes. Yes, yes. mbese haba hari abandi baje nyuma Yes. Yes. Allo? Yes. 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 Allo? Allo?